tugomba kubutegura ku buryo buzaba ari ubukwe buri kuri gahunda nta rwasira nazagaragaza ikindi mutegura ANITA ku buryo busobanutse birumvikana mumutegure ku buryo busobanutse mukomeze kumfasha rwose hatagira ikintu cyangirika hato hatazaducisha mu jisho karibu ntabwo yari yamubonye ya areka ariho rero usanze tuganira n'umuryango nyine nizagabona n'umwe zikomeje z'imyiteguro y'ubukwe atugize amahirwe uranaje ndakwizera nawe mu gutegura ibirori cyane rwose so rero muri iki cyicaro ANITA nta cyafite cyo kuvuga kinini kwa kubintu byose twamaze kubitegura ubwo rero usibye kuburisha ANITA usibye kwitegura ukarongorwa hanyuma mwamara gukora ubukwe mukajya ashaka gusubira mu mirimo yo mu Bwongereza mukitegura mukajya mu Bwongereza ukabaherekeza ndumva ari iki imbawe ndazamusigana nimba bizagenda bute nasiga umugore wanjye ibyangombwa byo biteguye naranje kubitegura cyane rwose kandi ngo iki niyo nashaka kubabwira ko ibintu byose muri kuvugana byemeye ariko bwahise ndabuze ikintu kimwe nanjye kandi mukinyemerera oya nta kibazo rwose nta kintu twakwima icyo twagushakagaho ni uko gahunda yawe nabigenda neza natwe nk'ababyeyi nta kintu twakwima murumva niba ngiye kubana na ale kandi tuzahita tugenda basi mwambabariye nkajya gusezerana imyere bwa nyuma bakunzi b'inzira y'umusaraba bashojeho murere hose ngamashije kubona ko ibintu bitoroshye ngamashije kubona yuko hangaho bita ANITA avuze ati ibintu byose ndabyemera ibyo munsi byose ndabyemera ariko ndagira ngo manze mbisabira akantu gatoya mbere yuko njya kubona na ale cyangwa mbere yuko nsezerana na ale ndagira manze mbisabira akantu gatoya ngiye gusezera kuri Emile ese none bigiye kugenda gute kango bita ANITA avuze ati ngiye kuba najya gusezera kuri Emile ubundi ibintu byose munsaba mbashe kuba nabyemera ese none anganye na Ntambara ndetse na Fabiola bari bwaze kuba bakwemerera ANITA kuba yajya gusezera kuri Emile byose murumva yuko anga bigiye kuba byahindura isura kandi murumva yuko anga bita ANITA aramutse agiye atagaruka kandi murabizi neza yuko na kamarade na Emile nawe yiteguye kuba yakikisha ANITA undi bakajya kwibanira ahantu kure cyane ese none bizagenda gute kanga ibintu bigiye kuba byo no kanga ibintu bigiye kuba byahindura isura kuri no filme inzira y'umusaraba no mugiye kuba ngomana kuri no filme igiye kuba yazana udushya twishi cyane mbere ko dukomeza nagira ngo ugire inama ugira ANITA ese uri kubona ANITA yakora iki kugira ngo abashe kuba yacika ahanga kwa Ntambara nawe ijya muri comment ugira inama ugira ANITA kugira ngo ibintu birusheho kuba byajya kandi tukomeze kugenda dusonjeka byinshi kuri no filme inzira y'umusakunda bizi yuko ari bishimwe mwasigaranye amatsiko menshi kandi bizi yuko ari bishimwe mwasigaranye ibibazo byinshi kuri no filme inzira y'umusagusaranye ndagira nkubwire ko none ahangaha ibintu bigiye kuba byajya ndagira nkubwire ko none ahangaha ibintu bigiye kuba byasobanaka kandi ibyo bishimwe mufite amatsiko kandi ibyo bishimwe mwanya mukomeje kugenda mwibaza byose ngiye kuba nawe amatsiko ngiye kuba nabwira ibigiye kuba byakurikiyeho byose muri no filme inzira y'umusaranye mugiye kubana nyitatik braze ngiye kuba nababwira ibigiye kuba byakurikiyeho byose ndetse no kuba nawe amatsiko ngiye no kuba nabibibanga kuri byinshi kuri no filme inzira y'umusaraba mbere ko dukomeza rero ndagira ngo manze nkusaba akantu gatoya cyane nyaboneka niba ugeze aha bwa mbere ukaba utari wakana subscribe ugeragezwe na subscribe nurangiza ugiye no muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe kuko igitekerezo cyawe ni inkunga ikomeye cyane nyaboneka niba udafite igitekerezo ndagira ngo unyarukire no muri comment kubitemo amaimoji y'umutima twireke yuko nawe ukunda ino filme cyane kandi ino filme iguha inyigisho zikomeye cyane kuko muri kubona ko noneho angaha ibintu bigiye kuba byajya kandi muri kubona yuko angaha kamarade ndetse na Emile bakomeje gutegura bavuga ati uko byagenda kose Rugema mugomba kuba mwashaka ibimenyetso byose bizamushinja mu rukiko ku buryo Rugema agomba kuba yafungwa kubera ko angaha ubita Emile yizeye yuko Rugema aramutse afunzwe ubwo ibintu byose biri ku muzitiro byo kuba yahura na ANITA byose byabikemutse ahubwo urumva ko angaha noneho ari ibintu byiza cyane urumva ko angaha Rugema aramutse agiye no muri gereza bishobora no gutuma angaha ubukwe bwa ANITA cyangwa UR abura ukuntu azabana na ANITA ese none bizagenda gute kanga
ahangaha ibintu bitoroshye ko noneho ahangaha ibintu bikomeje kuba byahindura isura, dore ko tubonye yuko ahangaha umusaza wa Rugemwa aje kubwira Rugemwa ati ni gute mwirukana umwana, ni gute mufata umwana mukamwirukana kandi ari umwana wanyu, nawe nyina ntambaro z'ukuntu igise kijyana, niwe wafashe umwana ukamwirukana, nimwe mwakoze biriya bintu byose byo kugira ngo mwirukane Isimbi kandi mubizi neza ukuntu Isimbi mwamureze, mubizi neza ukuntu Isimbi ari umutesi. Ubu se noneho Isimbi abaye hute? Ngira ngo ubonye ko ahangaha wita nyina ntambara nubwo ari umugome, nubwo nyina ntambara asa nkaho nta mutima agira, ngira ngo yisubona akamutima yakibyeyi yamufasha akavuga ati ibintu twakoze ni ibiki koko Rugemwa, ibintu wakoze waretse tukajya gushaka umwana wacu tukamugarura ahangaha, kuko ndabizi neza yuko Isimbi abayeho, nayo ndabizi neza yuko Isimbi ubu ngubu inzara yenda kuba yamwica, kuko Isimbi ni umutesi. Ngira ngo mwese murabizi ukuntu Isimbi ameze, ngira mwese murabizi ukuntu Isimbi ari umuntu w'umutesi cyane, kandi murabizi neza yuko Isimbi nta bintu by'imirimo azi, nta bintu byo gukora azi. Numva ko noneho ahangaha hari ibintu bitoroshye, numva ko ahangaha bita Isimbi atorohewe, nimba wumva yuko Imana izafasha Isimbi muri byose ari gucamo, Imana ikazamurinda. Ndagira ngo ujye muri comment nayo niba koko wizera Imana kandi ukaba wizeye yuko umunsi umwe uwo bita Isimbi azishima, kandi umunsi umwe Isimbi azongera kubaho neza mu buzima yarasanzwe abamo. Ndagira ngo ujye muri comment nyaboneka ushyiremo ama-emoji umutima cyangwa wandikamo amena, kugira ngo ibintu birusheho kuba byajya kandi tugomeze kugenda dusungirwa byinshi kuri ino filime Inzira Y'umusaraba, kuko ndabizi yuko ari benshi mwasigaye amatsiko menshi kandi ari benshi mwasigaye mwibaza ibibazo byinshi kuri ino filime Inzira Y'umusaraba. Gusa ndagiye ko ahangaha wita Rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byaranyara, kandi ndagira ngo ubwe ko ahangaha polisi igiye kuba yaza gutwara Rugemwa. Ese noneho Rugemwa bwaze kuba yakurikira, Rugemwa bwaze kuba yacikire, ko polisi igiye kuba yamuzana no kangaha ibintu bigiye kuryoha, ko ahangaha none umusaza wa Iribagiza nawe agiye gutangira kuza kwihora Rugemwa, kandi navuye ko umusaza wa Iribagiza agiye gutangira kuza gutesha umutwe Rugemwa, kugira ngo Rugemwa abashe kuba yahanirwa ibyaha byose yakoze. Murabizi yuko mama Iribagiza yabwiye umuhungu we musaza wa Iribagiza akamubwira ati uzambabare, ndabona uri n'umupolisi, ndabona ufite amanyenyeri, ndetse ndabona uri umupolisi ukomeye cyane, ndagira ngo uzamfashe uzihorere kuri Rugemwa, ndagira ngo uzamfashe Rugemwa muzakora uko ushoboye kose, Rugemwa azahanwe n'amategeko. Ese uri kubona Rugemwa habaye hari igihano cy'urupfu, uri kubona Rugemwa akwiye kuba yahabwa igihano cy'urupfu. Urumva ubaye uri umucamanza hakaba hari igihano cy'urupfu, urumva Rugemwa wamuha ikihe gihano? Ndagira ngo ujye muri comment tubwire niba koko nawe wumva yuko Rugemwa akwiye kuba yahabwa igihano cy'urupfu. Ndagira ngo nawe ujye muri comment ubundi ibintu bikomeze kuryoha, kandi ndagira ngo dukomeze kugenda tugana, kandi ndagira ngo mubone yuko ahangaha ibintu bigiye kuryoha, kandi nibyo bishi mwifuza, nibyo bishi mushaka kugira mubone muri ino filime Inzira Y'Umusaraba. Gusa ndagira mbabwire ko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba bya uburyo, noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byasobanurwa kuri byinshi mwibaza kuri ino filime Inzira Y'Umusaraba. Mbere ko dukomeza rero ndagira ngo tumanze twamamaze aka gafilime. Ndabizi yuko ari agafilime keza cyane, kandi ndabizi yuko ukarebye nawe kagushimisha. Ndagira ngo manzure urebe aka gafilime nawe nubasha kugakunda, ubashe kuba wajya kuri YouTube ubashe kuba wakareka, kuko ni agafilime keza cyane, kandi ni agafilime kakomeje kugenda gaca ibintu hirya no hino Rwanda. Nyuma yo kubategura filime zagiye zica ibintu hano mu Rwanda, Ganze TV ikuzane nanone filime y'akataraboneka yitwa The Pain of Love. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Daniela ubana na mukase ndetse na papa we. None Daniela afashe mukase aca inyuma papa we. mu cyumba cya papa. None ko Daniela bamukanze yuko nibeshye akabibwira papa we, bazamwica ndetse na papa bakamwica. Ku rundi ruhande Gael ni umusore w'umukene ukunda na Daniela, ariko mukase ntamushaka, arashaka gutesha umutwe Daniela kugira ngo akomeze abike ibanga rye. Ariko imboho zirakina. Twaye neza umutima wawe yarawutwaye umva. Ese ko wagonze boyfriend we Gael, Daniela arabyihanganira? Ese papa Gael namenye yuko umugore wamuca inyuma kuri Romeo, bizagenda bite? Uyu mugambi wa Romeo ndetse na mukase wa Gael wo uzakunda? Ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Ganze TV. Manuka muri comment twayipininze, ni comment ya mbere uyiklike urahita ugera kuri YouTube channel yacu, ukore subscribe ubundi uryoherwe. Mu bihe bigoye sinza tatira igihango twagiranye, zagukunda sinza kureka kugeza ku mwuka wa nyuma.
ngira ngo nawe uri kugenda ubyumva yuko ari akaririmbo keza cyane kandi ni akaririmbo kavuga ati guma ku isezerano wagiranye n'ukunda, guma ku gihango wagiranye n'ukunda, ntuzigere umuhemukira. Ngira ngo uri kubyumva yuko ari akaririmbo keza cyane ndetse ni akaririmbo gakomeza kugenda kareza benshi bakimara kukumva bumva yuko ari akaririmbo keza cyane kandi ari akaririmbo akarimo ubutumwa bukomeye cyane. Ese noneho ahangaha ubita Emile bwaze kuba yakurikiye, ahangaha ubita Emile ko turi kubona ko ibintu bitoroshye, ko turi kubona ko ahangaha ubita Emile ari hagati y'ubuzima ndetse n'urupfu. Ese noneho ubu bwoba arari kumutera amubwira ati ntutareka Anita, ndaza kuba nakwica ubundi ngende mbwire Anita yuko wapfuye cyangwa mbashe kuba nagushimuta. Ngira ngo ubonye ko ahangaha ubita Emile ameze nabi, kandi ngira ngo ubonye ko ahangaha ubita Emile yabwiye arati icyo wakora cyose nushaka ungice n'ubundi ntabwo nziyareka Anita, kubera ko Anita ndamukunda cyane. Ese no bigiye kuba byere guteka ahangaha tugiye kuba twabona kino filime yacu igiye kuba yagana ku musozi, tugiye kubona ko ahangaha wowe itarugemwa iryarya muzi cyane, indyarya mbi cyane ngo ni urugemwe igiye kuba yagaragara, kandi urugemwe byahishe imyaka myinshi n'ubundi bigiye kuba byamenyekana ndetse urugemwe agiye kuba yagezwe imbere y'ubutabera. Ese none bizagenda gutanga ko navuga ko ibya rugemwe nabyo bigiye kuba byarajya, ko navuga ko ahangaha ibya rugemwe nabyo bigiye kuba byajya ku karubanda, ibyo rugemwe yahishe imyaka myinshi ndetse ibyo rugemwe yanze kumenyekana. Navuga ko noneho ahangaha bigiye kuba byamenyekana, kandi abizi yuko ari ibyo benshi bifuza, kandi ari ibyo benshi bifuza kugira ngo mubone rugemwe ibyo byose byamenyekanye, mwifuza kugira ngo mubone rugemwe ibyo yahishe imyaka myinshi ndetse mubone rugemwe ahandi ibyo byose yakoze. Ese noneho bizagenda gute twabonye ko ahangaha bita are yaje kwa Nyirantambara akababwira yuko nibataramuka bamuhaye Anita bose azabacishamo isasu ndetse bose azabica. Ese noneho bizajya gute ko tubonye ko ahangaha bo bita Fabiola ndetse na Nyirantambara bafite ubwoba bukomeye cyane ndetse bakomeje kubaza bavuga ati turaza kuba twakora iki noneho kanga uriya muhungu ni ariko nta bintu by'imikino, kandi twabonye ko uriya muhungu ngo ni are ameze nk'ikihebe ndetse ashobora no kuba anywa urumogi. Ese noneho biza kuba byagira gute kanga navuga ko ibintu bigiye kuba byajya, kandi abizi kare benshi biri gushimisha muri kuvuga ati ari nashaka yice Fabiola ndetse na rugemwe bose nashaka bice kuko niwe bamuzanye muri ibi bintu. Ese noneho bizagera gute kanga uno muhungu ni are wagira ngo ni gatumwa ko wagira ngo bamutumye Anita. Noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byagenda bite noneho kanga ibintu bigiye kuba byarushaho kurya ko noneho ahangaha navuga ko n'uwo bita rugemwe nawe ubwoba bwamwishe, navuga ko rugemwe ubwoba bwamutashye ndetse mwabonye ko ahangaha rugemwe yagiye no kuba yasaba imbabazi iribagiza, gusa yasaba imbabazi yakora iki n'ubundi ntacyo byahindura, kuko navuga ko rugemwe ibyo bigiye kuba byamenyekana n'ubundi ahangaha navuga ko rugemwe agiye kuba yashyirwa hasi ndetse ibyo byose bigiye kuba byagaragara ndetse rugemwe agiye no kuba yagerageza ukacika, kuko ahangaha navuga ko polisi igiye kuba yaza rugemwe, kandi navuga ko n'umusaza wa iribagiza nawe ari gupanga umupango simusiga ndetse agiye no kuba yakwataka kwa rugemwe. Ese noneho rugemwe ari bwaze kuba yahungira, rugemwe ari bwaze kuba yakora iki, ko navuga ko ibya rugemwe noneho bigiye kuba byamenyekana. Niba ariko ko wishimiye yuko ibya rugemwe byose bigiye kuba byamenyekana, ndagira ngo ujye muri comment ukubitemo amaimoji y'umuriro twereke yuko nawe uri kubona ko ibintu byabaye umuro, kandi ibintu byabaye uburyohe kurushaho, kandi ibintu bikomeje kuba byakomeza kuryoha, kandi no filime yacu kugenda igaragaza udushya twishe. Ese noneho biraza kuba byagenda gute kango bita ari ko bita isimbi nayo ibintu bitoroshye, ko turi kubona kango bita isimbi nawe ari ameze nabi ndetse isimbi nzari mwinshi nzari mu mbere nabi ndetse wabonye kwanga isimbi yagarutse kwa rugemwe akabwira umukozi w'abati papa rugendo rero mu gikoni niba nta bijye mwasize ubashe kubansanira kuko inzara imbere nabi inzara igiye kunyica. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite kanga wo bita rugemwe yanangiye ko twabonye kwanga rugemwe nta mutima agira, ko twabonye ko rugemwe ari umugome mu weekend ndetse ko twabonye ko rugemwe ameze nkaho atabyaye uno mukobwa ngo ni isimbi. Ndabizi ko ari cyo kintu benshi mwibashije, ndabizi ko benshi mwibashije muvuga ati noneho rugemwe koko uyu mukobwa ngo ni isimbi cyangwa uyu mwana ni isimbi, yaba ari umwana wa rugemwe cyangwa byaba ari ukubeshye, ko nta mubyeyi muzima wakwemera gukora ibintu nka biriya ngo afate umwana we nangiza amwirukane nangiza yange no kuba yamuha ibyo, noneho amwirukana azi neza yuko yirukanye nta hantu hamwe afiteho kuba yajya. Urumva ko noneho ahangaho bita isimba ari mu mazi abira, kandi isimbi ibintu bimeze nabi. Gusa nubwo isimba akomeje kugenda yibaza avuga ati se ndibwaze kuba nakora iki, ese isimba ashobora kuba yatanga umwana we kubera ko inzara yamwishe, isimba ashobora kuba yagira gutya akabwira rugemwe atakira umwana mugende kuba mwamuha kwa cyusa. Ese uri kubona ibintu mama cyusa yazanye byo kuvuga ati batange umwana cyangwa isimba bashe kuba yatanga umwana bamujyane muri Amerika. Uri kumva ari ibintu yavuze, uri kumva ari ibintu bizima. Nawe jya muri comment ubundi gira ijambo rimwe uvuga kugira ngo ibintu bikomeze kujya kujya, kandi ugira igitekerezo utanga, kubera ko igitekerezo cyawe ni inkuru ikomeye cyane, kandi igitekerezo kiradufasha cyane mu gukomeza kubaka ino filime Inzira Y'umusaraba. Ko muri kubona ko ahangaha ibintu ariko biri kuba byarushaho kuryoha. Rero nyamuneka niba ugeze ahangaha bwa mbere gerageza ukande subscribe kugira ngo ibintu birusheho kuryoha, kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi kuri ino filime Inzira Y'umusaraba, ndetse tugiye kuba nababwira ibigiye kuba byakurikiriyeho byose, kuko ngiye no kuba nabageza ahantu bakina Inzira Y'Umusaraba. Ndabizi yuko ari benshi mwakomeje kugenda mumbaza ati ese kuri seti Inzira Y'Umusaraba bari kuyikina yabyifashe gute, mugenda muyimbaza numva mufite amatsiko menshi. Gusa ngiye kubabwira ko noneho ahangaha
ibintu ngiye kuba nabishyira ku rundi rwego, ndetse nimba wakana subscribe nyabuneka ndagira ngo nawe ugiye muri comment kugira ngo ibintu birusheho kurya, kandi nimba utari wakana subscribe gerageza ukana subscribe nangiza ufungure n'inzogera kugira ngo umunsi twasuye aho bakina inzira y'umusaraba, umunsi twasuye bano bakinnyi b'inzira y'umusaraba tukabaganiza, uzabashe kuba wakumva amava mutima yabo, ndetse ubashe no kuba wakumva byinshi kuri ino filime inzira y'umusaraba, amayeri ndetse n'ubwenge bakoresha bakina ino filime byose ngiye kuba nabishyira hanze. Gusa rero nimba utari wakana subscribe nyabuneka uzacikwa, kandi sinifuze yuko uzacikwa, sinifuze yuko nimba uri umukunzi w'inzira y'umusaraba, sinifuze yuko wacikwa no kuba wareba uburyo biba byifashe bari gukina ino filime inzira y'umusaraba. Nyaboneka gerageza ube mu bambere ukane subscribe kugira ngo ibintu bishoboke kuryoha, kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi kuri ino filime inzira y'umusaraba. Twikomereje ngamaje kubona kwangaha ubita cyusa ndetse na iribagize bakomeje kugenda bibaza bavuga ati ese isimbe byaba byaragenze gute, isimbe katajya duhamagara, isimbe katajya dusaba ubufasha, ibyo byarangiye gute? Ngira ngo bonye kwanga ubita cyusa ndetse na iribagize bahangayikishijwe n'ubuzima bwa iribagize, ndetse bari kwibaza nano bahangayikishijwe n'ubuzima bwa isimbe, ndetse bari no kwibaza hano isimbe yaba yaragenda. Ngira ngo bonye kwangaha ari ikibazo gikomeye cyane ahangaha ngo bita cyusa yakomeje kugenda yibaza, ndetse cyusa akomeje kugenda avuga ati se noneho isimbe byaba byaragenze gute, ese isimbe yaba yaragiye, isimbe bye byagenze gute? Gusa wabonye kwanga ubita iribagiza akomeje kugenda abwira cyusa ati byose ni amakosa yawe, ibi byose byabaye ni ukubera wowe ndetse n'umuryango wanyu, kuko ni mwebwe mwashatse kugira ngo mufate umwana mu mutandukanye na nyina. Rero ntabwo biriya bintu mwari muri gushaka gukora, ntabwo byari ibyo, niyo mpamvu isimbi yageze gutya akagenda, byose ni mwebwe mwabikoze. Ese noneho bizagenda gute ko turi kubona ko ahangaha ubita isimbi nawe adafite gahunda yo kuba yagarukana umwana, isimbi adafite gahunda yo kuba yagira gutya ngo agaruke kwa rugemwa, n'ubwangaha turi kubona ko isimbi aturiye, kandi nibwo turi kubona kwanga ubita isimbi ibintu bitoroshye. Ese nawe uri kubona isimbi akwiye kuba yatanga umwana we, uri kubona isimbi gutanga umwana we cyaba ari ikintu kizima yabakoze? Nawe ndagira ngo ujye muri comment rero nyaboneka, ndagira ngo ujye muri comment mbisubiremo, ujye muri comment ugire inama isimbi y'ikintu yakora. Ese uri kubona isimbi akwiye kuba yafata umwana we akamuhereza cyusa? Nawe ujya muri comment rero ugira inama ugira isimbi kugira ngo ibintu bishoboke kurya, kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi kuri ino filime inzira y'umusaraba, ko muri kubona ko ahangaha ibintu byakomeje kuba byakomera, kandi muri kubona ko ino filime yacu yakomeje kugenda igaragaza udushya twinshi ndetse n'utumanyeri twinshi. Ese noneho bizagenda gute? Noneho ahangaha ibintu bizarangira gute? Noneho kangaha ibintu bigiye kuba byajya mbabwira ati rero nge ni nanganshoreje nge mwabanye kuri mikoro, nyaboneka ugira gutya ujye unyita Tiki Blaze kugira ngo ugire urushaho kugenda unsobanukirwa, kandi tujye twkomeza kugira tubana tunagana kuri ino filime inzira y'umusaraba. Mbabwira ati rero ndabakunda cyane kandi bahoza ku mutima. Ciao ciao.